mu gitondo nibwo nongeye kwibuka agaciro kanjye muri Kristo, kandi nibuka cyangwa nibutswa agaciro k'Imana mu buzima bwanjye. Natekereje cyane n'abana, ariko wenda bifite uburyo bibikoramo, ariko sinzi ari abantu mworoye inka mugire gutya turebe, mworoye inka mworoye inka, mufite inka mu rugo maneho inka yiwawe yari yagiye gusura iyo kwa Manuel ngo biganire bibazanye amakuru. Hari wari wabona inka yavuye mu kiraro ikajya gusura ngenzi yayo baturanye, ikabibata ariko wowe bagufashe bate? Ubundi wowe umeze ute? Uhuye nayo mpamya ko ikubwiye ati wajya kuyigarura, ikavuga ati mbabarira ngiye gusura mugenzi wanjye hirya hariya. Ntago byakoroha, wakwiruka. Rero turi abantu Imana yaremye, ariko iduha isumbwe. Muri kumva, iduha isumbwe ku bintu byose. Niyo mpamvu yavuze ngo ndashaka ko umuntu ari wundamya, ndashaka ko umuntu ari umpimbaza. Amen. Kuko namuhaye. Ari ibintu muri iyi minsi ndi mu mwuka mwinshi wo gufashwa, ariko mwinshi ubyumve mwinshi. Ubu ngenda nigengesereye nk'umuntu hano utwaye ikibiriti, hano utwaye esansi ishobora kumeneka mu kanya gatoya. Ngenda nigengesereye cyane. Yesu ashimwe. Kuko imbaraga z'Imana ngo zituye mu ibumba, mu nzabya z'iki zibumba, arizo twebwe. Buriya kudahishurirwa ijambo cyangwa kudasobanukirwa ukuri kw'ijambo nibyo bihejeje ubuzima bwawe aho buri ubu. Uriya mugabo hari akantu gato yasesenguye. Iriya Zaburi iravuga ngo mwabari mu isi yose mwe. Bamentioninze amazina, bavuza abagabo, bavuza abagore, bavuza abakecuru, bavuza abana, ariko ngo mwabari mu isi yose mwe muvugirize Imana impundu. Ubwo rero ndagira ngo nkubwire Manihu, na za zindi uvuza ziremewe imbere y'iki y'Imana, ziremewe. Haleluya. Imana izi ubwenge. Kuki wenda itashyizemo ngo abategarugori bavugiriza Imana impundu? Aba ngo mwese muvugiriza Imana iki? Rero uko ni ukuri nyine. Iyo utari wasobanukirwa ukuri kw'ijambo, biguheza aho uri, biguheza nyine aho ngaho. Ariko iyo wasobanukiwe ukuri kw'ijambo, Yesu yabwiye Abayuda ngo nabo bamwemeye, avuga ngo namwe muzamenya ukuri, kandi nimurangiza kumenya ukuri niko kuzagira gute. Bishatse kuvuga ngo yababonagamo nk'imbata, hari ibyari bibabaza. Avuga ngo namwe muzamenya ukuri, kandi nimumenye ukuri niko kuzagira gute, kuzaba batura. Umuntu wamenye ukuri aba yarabatuwe. Twarabatuwe rwose rwose n'Umwami wacu Yesu. Twigishwa ijambo rye rizima mu mbaraga. Haleluya. Yesu ashimwe. Ndakwifuriza guhishurirwa ubutunzi bukomeye buri muri iri jambo. Ndakwifuriza guhishurirwa
imbaraga zikomeye ziri muri iri jambo. Yesu ashimwe. Ejo nari ndi kureba nsanga hari ikintu Imana yakoze kidasanzwe. Ubundi ku isi abantu kugira ngo bazahuze bahurize ku bintu babihurizeho byose biragora. Usanga umwe ari igikara, undi ugasanga ni inzobe, undi ugasanga ni inzobe ariko ni mugufi, hari undi umusumba, undi ugasanga ni muremure ariko afite inyinya, ugatanduka inyinya igahita igutandukanya nawe. Ugasanga bajya gusa ariko ugasanga afite amano magufi. Icyo kikaba iki? Itandukaniro. Ugasanga mbonye itandukaniro hano nanone. Ugasanga abantu bajya gusa ariko ugasanga yaseka, ukabona twa tuntu twitwa fosete turi ukabona duhise dutandukanya umuntu n'undi. Cyangwa ugasanga afite amatwi manini nk'aya yanjye, ariko nabonye ikintu Imana yahaye abantu bose ikakibaha ari kimwe, ikakibaha ntawe inusuyeho, ikakibaha ntawe iryamiye, nta n'uwo ibogamiyeho, ikakibaha. Ni ikintu bita igihe. Yesu ashimwe. Iki twese ku isi tunganya igihe. Ni amasaha 24. Waba uzi igifaransa cyinshi ntaziyongera, waba ushaka kugira ngo uruhuke wenda wiyongeze, ni 20 nangahe 8. Icyantangaje, umukire wa mbere ku isi ninde? Elon Musk. Umukene wa mbere muri Gaseke afite niyo na Elon Musk agize gute? Ni byose. Amen. Waruzi ko amasaha bundi kenshi na kenshi iyo tuvuze ubukire nimugoroba byamfashije, hari igihe babirebera mu bintu umuntu atunze, ariko hari igihe usanga umuntu ari aho ngaho mu buzima. Wenda mvuze Elon Musk ntago abenshi bamuzi, reka mvuge Bill Gates wenda, uretse ko ari nko ku mwanya wa 6 cyangwa 7. Yesu ashimwe. Amasaha abo bagabo bafite ubu ngubu, abakire nka 6, 7, 8 ku isi ndabazi, kuko nanjye mba numva nzaba umukire ariko ku rwego rwanjye. Yesu ashimwe. Kandi n'ubundi ndi umukire, ndi umukire ku rwego rwanjye, nzaba umukire ku rwego rwanjye. Haleluya. Buriya uruzi ko amasaha perezida wacu ndamukunda, noneho icyaneye kumukunda cyane ni ukuntu kuyobora igihugu uburyo bigoye, kandi n'amafaranga yari yayabonye. Umuntu uyobora igihugu ntago yabura amafaranga, ariko yageretseho ikintu cyo kuvuga ngo nubwo ndi perezida ngomba kwiga. Mwabonye ko ejo bundi yahawe doctora, hari ababibonye. Ubu ni His Excellency Dr. Paul Kagame. Ngo ntushaka kwiga uziga ariko. Amen. Amasaha, reka turebe umuntu hano ku buryo ugiye kumwiba byakugora. Ako kantu niko kamfashije. Ugiye kumwiba wenda muri quartier ya hano, cyangwa ni nkande wajya kwiba ku buryo wagerayo ukareba ukabura icyo ufata. Inde Sendegera. Buriya koko ugiye kwiba Sendegera wasangamo iki? Hayitse avuga ati yewe ntacyo.
haleluya. Amasaha His Excellence afite ni nayo masaha Sendege yageze gute afite. Ibi bintu hari impamvu ndi kubabwira. Igihe utari wahishurirwa gukoresha igihe cyawe neza, uzagira ngo abageze kuri byinshi bahiriwe kukurusha. No, ahubwo hari uburyo bamenye imikoreshereze y'igihe bagize bate bafite. Hari ibintu nzi ku gihe. Igihe ni imfura kuko ntikijya gihagarara mu buzima. Murebe iriya saha ntabwo igize gute, nishobora igihe cyo gihora kigenda. Wowe niyo utagenda ariko cyo kiragira gute, niyo utagikoresha nta gahunda gifite yo guhagarara. Ariko nanone ndagira ngo nkubwire umuntu wahishuriwe agakora mu gihe cye, akagira ibyo abona kubera igihe cye, uriya muntu utazamurenganya, yamenye ubwenge. Kuri uyu munsi hariho abantu bakora ugasanga akoze amasaha 12 y'amanywa, agakora n'andi 6 y'ijoro, akaryama, wowe ukaba wakoze 12 saha ubwo wayakoze. Cyokora warebyemo wenda agasobanuye, wumva urubuga rw'imikino, ujya kureba Seburikoko, uvuye kuri YouTube ujya no kuri channel ya Ntuza ya Nsabi, wirwa ureba Nsabi, kandi ibyo bintu uri kureba wabitayeho iki? Amafaranga s'il-vous-plaît. Kuko ubu Nsabi kumureba birasaba kubanza kumwishyura, Seburikoko kumureba birasaba kubanza kugira gute kumwishyura, gufatisha agafilime hano hepfo birasaba kubanza kugira gute kwishyura. Niyo mpamvu Umwongereza yahishuriwe akavuga ngo now time is money. Igihe ni amafaranga. Reka nkubwire ikintu gitangaje. Ubwo igihe kidahagarara, ubwo igihe kitagira gute kidahagarara, ndagira ngo nkubwire ngo hari igihe cyawe cyo kizahagarara. Yesu ashimwe. Hari igihe cyawe cyo kizagira gute kizahagarara, kandi cy'abandi kigire gute gikomeze. Ubundi ubuzima bw'umuntu mwisi bufite igihe bwagenewe. Nibyo dusoma mu mubwiriza ngo buri kintu cyose gifite igihe cyacyo. Hari ijambo rivuga ngo kuko Dawidi amaje gukora ibyo Imana yashimye mu gihe cye. Haleluya. Ndi gusoma Bibiliya ariko nimba hari ikintu kimbabaje muri iyi minsi, uzi ko umuntu akora neza agafadi, umuntu agakora neza yagira gute agapfa. Dawidi yarakoze arongera arakora, Isiraheli yigarurira icyubahiro, Isiraheli nuvuga imipaka arayagura, ariko Dawidi arangije arapfa. Umuntu mwiza agapfa. Umuntu mwiza agapfa. Umuntu agakorera ibintu akagira kwiterambere ariko yarangiza agapfa. Uzi ko na Hezekiya yapfuye kandi ngo yakoze ibishimwa n'iki? Bishatse kuvuga ngo wakora neza utakora neza, ndagira ngo nkubwire ngo igihe cyawe hari igihe kizagera. Yesu ashimwe.
hari uwo numvishe ngo wapfuye, namubonye nanjye birantungura muri aka kagari. Igihe iga gukoresha igihe. Amen. Iga gukoresha igihe cyawe neza. Mbisubiremo, hari ibintu byinshi wabuze ariko bihishe mu gihe. Haleluya. Ubundi ibintu wabuze bihishe mu gihe. Iyo mitungo wabuze burihishe mu gihe. Hari ibintu wabuze bihishe mu gihe, ahubwo ukeneye guhishurirwa. Ababyeyi, abana ndi kubona byaba ibindi bindi, babaterera agatebe hariya hanze babe baha abana ibere. Haleluya. Kandi ubwo dukomeze. Hari ibintu wabuze ariko bihishe mu gihe, ahubwo menya imikoreshereze yawe n'igihe. Ku cyumweru cyashize twize ijambo rivuga ngo, muraryibuka? Ababyibuka bagera gutya. Aha. Gukorera Imana no gukorana nayo. Natinze cyane ku kintu bita gukorera Imana, nina cyane nsobanura ku kijyanye n'uburyo Imana iteye, imiterere y'Imana. Uyu munsi ndagira ngo byibura mu minota mikeya mvuge noneho ku gukorana. Partnership, gukorana n'Imana. Ndagusabye hindukira urebe umuntu nanone uri ruhande, mumbwirire ngo uri ikiremwa. Mbonye abasore bahita baseka. Ikiremwa bisobanuye iki? Kuko ari urubyiruko rusetse. Ubwo wenda wasanga ikiremwa hari ikindi kintu gisobanuye, ntago mbizi. Ariko waremwe n'iki? Ni Imana. Kandi reka mbabwize ukuri bene da, nta muntu n'uyu n'umwe, nta kintu n'iki na kimwe umuntu yarema cyangwa cyaremwa kidafitiye umumaro wagize gute? Ubundi buryo Imana yagiye irema ibintu, alakosalida, yaremye ibintu kugira ngo bibyare umusaruro. Yaremye ibintu kugira ngo bitange umusaruro. Mujya muhinga ubutaka. Uburyo Imana yaremye ubutaka, yaraburemye irangije ibuha itegeko ryo rivuga ngo umuntu naguhinga akagushyiramo imbuto, uzibwirize utume zigira gute? Zimera kandi zikure, zimuhe iki? Umusaruro. Buri kintu cyose Imana yaremye yashyizemo itegeko ryo kugira ngo kibyare umusaruro. Buriya nk'ubu muri iki gihe uhinze ubutaka warangiza ugateramo ibigori, ntabwo ukeneye kubisengera kugira ngo bizamere. Ngo ndabiteye, ngo Mana ngo ngiye kubisengera ngo bimere. Oya. Itegeko ry'ubutaka riravuga ngo nimba ubutaka buhehereye, akavura kakaba karimo, wowe shiramo gusa, turakwereka icyo Imana yaturemeye. Yesu ashimwe. Ku cyumweru nabivuzeho, umuntu wenyine niwe ushaka kujya muri direction, mu cyerekezo Imana idashaka kandi itamuremeye. Buriya rimwe na rimwe
hari ibintu biriho biduha ingero z'ukuri, ahubwo abantu ntitubisobanukirwe. Ifi mu kubaho kwayo yaremewe kuba mu mazi. Iyo iri mu mazi nibwo igira iki? Ubuzima. Inyoni nayo yaremewe kuguruka, kuko iyo iri kuguruka iba yumva aribwo igize gute? Inezerewe. Ifi nayo irabizi ko idashobora kwikura mu mazi, kubera ko nivamo ikajya kwigana inyoni kuguruka biri bugende bite? Irapfa. Si byose? Inyoni se niva mu kirere igacubira mu mazi ikajya kwigana ifi koga ikamanuka hasi ku musenyi, nayo izagira gute? Niko kuri. Ariko ndagira ngo mbabwize ukuri kundi, umuntu ni we kiremwa cyonyine Imana ibyo yamuremeye ntashaka kubikora. Ubwo atagira gute? Ko mutinya kubivuga? Ubwo uzagira ute? Ntabwo ari njye ubivuze. Ugomba gukorera Imana byanze bikunze. Ku cyumweru twasomye ijambo rivuga ngo buri wese agahabwa ikimwerekana uwo mwuka, kugira ngo abantu bagire bati bafashwe. Buri wese agahabwa ikimwerekana uwo mwuka, kugira ngo abantu bose bagire bate? Bafashwe. Buriya iyo uri mu mugambi w'Imana, iyo uri gukora ibyo waremewe, umeze nk'ifi iri koga mu mazi, nta musare uri mu nyanja. Haleluya. Nta musare, nta n'iki, nta n'umutego. Iragira guki kazamuka kibirindura igacubira ikongera ikagira. Ntabwo mujya muzibona? Njya kuri Muhazi njya nzibona. Ariko iyo wavuye mu mugambi ugashaka kwirwanaho, nzabaho, nzirwanaho, dore noneho n'amashuri arabashuka, n'imiryango ikabashuka, bikabashuka. Yes, ushobore kubaho, ariko uzabaho mu buryo bwawe. Rero gukorana n'Imana, abarebye kuri status cyangwa uburyo tuba twavuze ibyo twigisha, twashyizeho ijambo rivuga ngo abantu bashobore kuba bareba mu cyerekezo kimwe ariko batari kubona ibintu kimwe, cyangwa batabona ibintu bimwe. Ubu mwese, Imana ishimwe, ubu mwese muri kundeba, ariko ubu mpereye hano nkavuga ngo umbonye ute? Wavuga ibyawe, uriya akavuga ibye, uriya akavuga ibye. Abantu bashobore kuba bahanze amaso hamwe, abantu bashobore kuba bareba mu cyerekezo kimwe ariko batareba ibintu kimwe. Iyo rero wiyemeje gukorana n'Imana, nongere mbisubire, gukorana n'Imana. Hariho abantu batuzengereje bango ngende umukozi w'Imana, wamubaza ngo ukora iki se? Agahita abika umutwe, akabura n'umurimo byibura imirimo 5 akorera Imana. Yo, abakozi b'Imana Yesu ashimwe. Imirimo niyi nicyo ukorera Imana. Waremwe kubw'impamvu, hari icyo Imana yakuremeye. Ijambo ry'Imana mu Efeso riravuga ngo kuko turi abo yagize gute? Yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Ukwiriye guhishurirwa uriwe muri Kristo Yesu. Reka dusome. Ndagira ngo tuze kureba ibanga ryo gukorana n'Imana.
gukorana n'Imana. Ariko uzi ko Imana ifite imbaraga zishobora guterura isi mu kanya gato? Uzi ko Imana ifite imbaraga zo guhita ikuraho n'iri zuba none, kandi tugomba gukorana nayo. Abami ba kabiri ibice 6. Abami ba kabiri ibice 6. Dusome duhere ku murongo wa 17. Duhere ku wa 16. Abami ba kabiri ibice 6 duhere ku murongo wa 15. Dusome mu izina rya Yesu. Aravuze ngo, aramusubiza ati, witinya, kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Nuko Elisa arasenga ati, Uwiteka, ndakwinginze, muhumura iki? Muhumura amaso arebe. Nuko Uwiteka ahumura amaso y'uwo musore, arareba. Arangije kureba, abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare by'umuriro bigose nde? Elisa. Subira inyuma noneho usoma umurongo wa 14. 15, sorry. Maze umugaragu w'uwo muntu w'Imana azindutse kare mu gitondo, arasohoka, abona ingabo n'amafarashi bigose uwo mudugudu. Umugaragu abwira shebuja ati, bigize bite? Biracice databuja, turajyahe? Turagira dute? Haleluya. Ngaho mubanze murebe hano. Ibintu bibiri bitandukanye bibereye ku muntu umwe. Ngiye kuvuga ku kintu cyo gukorana n'Imana. Mu ubuzima bukorana n'Imana. Umumama ukorana n'Imana. Umusore ukorana n'Imana. Umukobwa ukorana n'Imana. Umugabo ukorana n'Imana. Umunyamasengesho ukorana n'Imana. Haleluya. Uyu Gehazi yari umugaragu, yari umukozi wa Elisa. Noneho aho bari haza guterwa. Umwami w'Isiriya arahatera. Ariko kuhatera yari yarabanjije kuneka, aravuga ati, ariko kuki tugerageza gutera aha hantu ibintu bikaga? Ni ukubera iki? Biterwa n'iki? Baraperereza, basanga hariyo umuntu ujya uburira umwami, akamubwira ngo uyu munsi Isiriya bari budutere, wirinde ntunyura ahangaha. Uwo muntu yari Elisa. Elisa, umugaragu w'Imana. Elisa wakoranaga n'Imana, nkuko nawe uri umugaragu w'Imana, kandi ndi kukubwira ibintu byo gukorana n'iki? N'Imana. Gukorana n'Imana. Noneho umugaragu we ngo arazinduka mu gitondo, ngo arebye ku musozi, ngo abona ibifaru, abona ibibunda, abona abasirikare, abona ibintu abona ibintu biramukanga. Arangije aragaruka, arakomanga, aravuga ati, boss, byuka,
turapfuye duhunge. Ariko ngo kuko umusozi wari ugoswe, nibyo byamuteye ikibazo. Nanjye mbabazi, ibyo uyu mukozi yari abonye byari ukuri cyangwa si ukuri? Byari ukuri, byari biri hari. Umuntu ukorana n'Imana haleluya, umuntu ukorana n'Imana. Gehazi yarategereje ko kubona hari ko boss ari bupape, akagira ubwoba, abona ntacyo bimubwiye, yikomereza ibye. Atari ko boss, ntago nibyo nakubwiye, ntago ngwino urebe. Ariko Gehazi ubaye ute? Niki hataye amafarashi, ingabo, abasirikare baraduteye, kandi umva baratwica. Akomeza nkaho nta cyagize cyabaye. Haleluya. Umuntu ukorana n'iki? N'Imana. Umuntu ukorana n'Imana yerekana ko nta cyabaye. Gehazi amurembeje, aravuga ngo Mana, uyu muntu yibwiraga ko areba, ariko ndagusabye muhumura amaso, ahubwo agire gute? Abone. Bishatse kuvuga ngo abantu bashobore kuba bari kureba ku musozi bose bahanze amaso, ariko ntibabone ibintu kimwe. Noneho murabyumvishe, Elisa uburyo yarebaga akagira ibyo abona, Gehazi nawe akareba akagira ibyo agira gute? Abona. N'urugero rwiza. Arangije ngo arasenga ngo Imana imuhumura amaso, imuhumuye amaso by'ukuri, ngo areba inyuma ya zangabo, ngo noneho abona andi mafarashi menshi y'iki y'umuriro, ngo ndetse ngo na Elisa ngo yaragoswe n'amafarashi y'iki. Ati noneho ubwo bimeze bityo nta kibazo rwose, bose nteka gakize, nkora icyayi ayiwe. Haleluya, haleluya. Kugira umuntu ukorana n'Imana, umuntu ukorana n'iki? N'Imana, agira imirebere itandukanye n'uko abandi bagize bate bareba. Imana ishimwe. Agira imirebere itandukanye n'uko abandi bagira bate bareba, kandi agira imyumvire itandukanye n'uko abandi bagira bate bumva. Agira n'imikorere itandukanye n'iyo abandi bagira bate bakora. Umuntu ukorana n'iki? N'Imana. Rimwe na rimwe hari igihe umuntu ukorana n'Imana abantu bamuzanira ibintu bidafite ishusho, bakamubwira ngo ibi bintu ntibyashoboka, nta shusho bigize bite bifite. Ariko we yareba uburyo bitewe n'uburyo akorana n'iki? N'Imana, bya bintu akabibonamo iki? Indi shusho. Imana ishimwe. Haleluya. Gukorana n'Imana, gukorana, partnership, gukorana n'Imana bisaba kugira, nanjye kuvuga ngo nisiziye Musanze ariko ntago ariyo, bisaba kugira indi mitekerereze iri hejuru. Yitwa Imana ishobora byose, nibyo se? Yitwa Imana iba hose, nibyo se? Yitwa Imana imenya byose, yitwa Imana ayiwe omnipoda, omnipreza, omniscia. Ibyo bintu murabizi. Haleluya. None nimba ukorana nayo koko, niki kiguteye ubwoba? Wowe ntuhinduka, wowe ntuhinduka.
edeni ikiri kure, umuntu ataracumura, imbabazi zawe zahozeho, ziriho, zizahoraho, urukundo rwawe rwahozeho, ruriho, ruza. Imana uko wayumvanye yakoranye na Dawidi, uko wumvisha yakoranye na Mose, uko wumvisha yakoranye na Eliya, uko wumvisha yakoranye na Elisa, uko wumvisha yakoranye na ba Yohana, uko wumvisha yakoranye na ba Paulo, uko wumvisha yakoranye na ba Petero, uko wumvisha yakoranye na uyu munsi he's the same God. Iracyari ya Mana itagira gute, idahinduka. Haleluya. Itagira gute, idahinduka. Ahubwo bakoranaga nayo bate, kugira ngo bitubere icyigisho cy'uburyo natwe twagira gute, twakorana nayo. Icyo nicyo nshaka. Bakoranaga nayo bate kugira ngo natwe bitubere icyigisho cy'uburyo twakorana. Umunsi umwe Petero ajya ahantu asanga bari kurira ngo umuntu yapfuye. Yagize gute? Kandi koko yari yagize gute? Yari yapfuye. Ariko umuntu ukorana n'Imana ngo arabaheza bose. Agira gute? Arabaheza bose. Muze mwenyine rekeraho. Hari igihe iyo ushaka gutestinga the way, indimi z'amahanga zirabanguka ni nziza. Iyo ushaka kugerageza uburyo ukorana n'Imana, hari igihe biba ngombwa kuheza iki, abantu ukabashyira ku ruhande, ugasigarana n'Imana yawe. Icyo kintu cyumve, ugasigarana n'iki. Mu cyumweru gishize nari mfite ikibazo cy'amafaranga, kikira cy'amafaranga ibihumbi hafi 200. Turi mu kwa kane inshuti yanjye, ibihumbi hafi 200 ku mupasitoro. Nta kazi ngira, madamu nta kazi, kandi ayo mafaranga yarakenewe byanze bikunze. Madamu icyo gihe yaramvugishije ndamwihorera, nawe ndashaka kujya ahantu runaka, nijyana n'abana, ndi kumva nshaka kujya ahantu njyenyine. Njya ahantu njyenyine hafi ya hariya yaho ntuye, ndicara mbaza Yesu, ni Yesu urampa amafaranga cyangwa ntayo uri bumpe? Kubwira umuntu wonguriza 200,000 muri uku kwezi, ubu muhemukiye. Ndabona Imana ko ndi umukozi we, ndakorana nawe gute kugira ngo mbone amafaranga? Ndangije ndasenga. Bya bindi abantu bapfa kwinagira udufaranga kuri Mokashi. Kurikira Mokashi murayizi, bari baranayifunze baranze kunguriza. Ndasenga ndi gusaba Imana, n'Imana ikimenyetso cy'uko uri bumpa amafaranga. Ngiye kubona mbona MTN inyohereje message, baravuga ngo ubu ngubu wemeye kuguza amafaranga aya n'aya. Ayiwe madamu sinabimubwiye, narakomeje ndamwihora, nawe arasitaragoringa anshakira utundi. Ambajije ntise ngo ayandari hana, ariko Mokashi ishobore kuba yakwemera kunguriza. Ngo jya muri systeme turebe, tuyijyamo. Tuyigiyemo amafaranga bahita bayaduha, ntido baraduhaye. Njya kwishyura, Yesu ashimwe. Gukorana n'iki? N'Imana. Iyo
ukorana n'Imana, amaso yawe areba ibyo abandi batagize gute, batareba. Amatwi yawe akumva ibyo abandi batumva. Haleluya. Amatwi y'umuntu udakorana n'Imana ahora yumva imivumo ya bene wabo, imivumo ya nyina wabo, imivumo ya nyirasenge, imivumo ya ahora yumva imivumo. Ariko amatwi y'umuntu ukorana n'Imana yumva ya mivumo, akareba hirya y'imivumo, yumva bya bitutsi akareba hirya y'ibitutsi, areba. Haleluya. Ayo ni amatwi y'umuntu ukorana n'iki? Igo. Ayo ni amatwi y'umuntu ukorana, yumva amajwi y'abarozi ariko akareba hirya y'abarozi. Yumva aho ni ku matwi gusa. Iyo tugeze ku maso, amaso yakwereka byinshi. Akwereka ko imyaka yawe atari yo kuzatabarwa, akwereka ko amashuri ufite atazagira icyo akugezaho, akwereka ko icyaro urimo hari icyaro. Ariko ugomba kurenza amaso. Gukorana n'Imana rero bisaba kuba umuntu uhora ukiranuka, wejejwe. Haleluya. Wejejwe, ukiranuka, kuko Imana mu kubaho kwayo ni ihera. Umunsi umwe Mose ageze ku nyanja, Mose uyu nguyu, Imana yaramusanze mbere, imusanga mu butayu, arangije ngo yarari aho ngaho. Haleluya. Yarari aho ngaho. Ufite nk'ikintu wenda mu ntoki, yari afite inkoni mu ntoki. Nkuko nawe ntihagira umuntu ufata ikintu mu ntoki, fata ikintu mu ntoki ufite. Imana iramubwira ngo Mose, ngiye kukwigisha imikorere yanjye, uburyo tugomba gukorana. Icyo kintu ufashe si icyawe, ntukizi ko ari icyawe, ngaho isa n'ukirambika hasi. Ngo ashyize hasi cya kintu yari afite, abona gihindutse iki? Inzoka. Mose arirukanka atereka ashwepo. Ngo inzoka irahagararira mureba, ikamwitegereza, karabya za ndimi, kamureba. Cya kintu kitari gifite ubuzima gihindutse. Mose ngo yabangira ingatagira gute, ariruka. Turambabarira. Uwiteka aramubwira ngo Mose, hagararaho, subirayo uyifate iki? Umurizo. Mana ishobora byose. Inzoka irahagaze, irakwitegereje gutyo. Irahagaze kandi ivuye mu nkoni wari ugize gute, wari ufite, irakwitegereje. Pupu, garuka, ngwino. Mose sinzi isomo yize hariya, ariko aho guhunga ibikomeye, uhunga Imana. Uzihangane, ufesingane n'ibikomeye, ariko uri kwegera iki? Imana. Ibi ndabisubiramo. Aho guhunga ibintu bigize bite, bikomeye, biteye ubwoba, ukabihunga uri guhunga iki? Uzihangane, uhindukire, ufesingane nabyo, ariko uri kwegera aho Imana igize gute? Iri. Ngo arayegera n'ubwoba bwinshi, sinzi nimba yarahindukiraga ikamwitegereza, ariko yarabwiye kuyifata iki? Umurizo. Akina nayo warangije, ayifashe, ngo abona yongeye ihindutse iki? Inkoni. Ndimo ndibaza, buriya yayirajije mu nzu. Inkoni zanyu ko ziba mu nguni hariya, buriya wayisubiza muri iriya nguni. Tekereza ihindutsemo kobure cyangwa ikabimbarabara. Abantu mufite inkoni hafi y'igitanda, Yesu ashimwe. Mufite inkoni hafi y'igitanda, ya nkoni ukabona irahagaze, iri kukureba ati. Ariko Imana
iragira ngo imwigishe imikoranire yayo. Haleluya. Ndagira ngo Imana, ndimo ndashaka kugusenyera kugira ngo Imana iguhishurire imikorere yayo, uburyo mwakorana. Ya nkoni yageze ku nyanja, arataka ati inzira irabuze. Abayisiraheli batuka Mose ati wa kigabo we kibi, wadukuriraga muri Egiputa iki, watujyanaga ko hari imva twari gupfa uje kutwicira. Abakozi b'Imana bahamagawe n'Imana banatestinze ku mbaraga z'Imana. Hari igihe abantu babahagurukira nabo bakabura icyo basubiza. Mose ngo ajya gutakira Uwiteka. Uwiteka aravuga ati ariko Mose ubaye iki? Ati hepfo ni Harumagedoni, ahandi ni Barisefoni, inyuma ni ingabo za Farawo, imbere ni inyanja, mbigirene. Ariko ntago wize imikorere yanjye, ntago wize imikoranire yanjye nawe. Ubwo sugiye kureba nk'abantu, nawe uri kureba inyanja. Mose we wineraga, nawe uri kubona inyanja koko, uri kubona ingabo za Farawo. Mose oya. Uwiteka aramubwira ngo oya, reba ukundi kuntu. Avayo. Ikibazo cyari kikiri ikibazo. Inyanja yari igihari, abasirikare bari bagihari, imisozi yari igihari, ariko Mose avuga bitandukanye n'ibyo abantu bari bategereje. Haleluya. Avuga bitandukanye n'ibyo abantu bari bagize bati. Jya uvuga bitandukanye na situation abantu bakureberamo. Jya uhanura bitandukanye na situation abantu bakureberamo. Jya wizera bitandukanye na situation abantu bari kukurebereramo. Haleluya. Aravuga yego nibyo muri kureba inyanja, yego nibyo muri kureba imisozi, yego nibyo muri kureba abasirikare, yego, ariko ndabizi ko Uwiteka ari bugire gute, ari bubarwanirire, namwe mugire gute, nimwicecekere. Harakarimbo kamfashije ubushize, ngiye kugasubiramo. Nawe niba kubaza ni kuki wuzuye amaho, nawe uzababwira ni Yesu wagiriye. Niba kuroga bakabona bukeye kandi bakakubaza ngo ni kuki se tubona utapfuye, nawe uzababwire ni Yesu wagiriye. Niba kwanga bakabona utera imbere, bakagira bira bakabona ukomeje, niba kubaza ngo byagenze gute, uzajya basubiza ngo ni Yesu wagiriye. Ni Yesu wagiriye gute, ni Yesu wagiriye. Ni Yesu wagiriye gute we, ni Yesu wagiriye neza. Haleluya. Ukwiriye kubona ibintu bitandukanye nuko abantu babibona, kuko ukorana n'iki? N'Imana. Abantu mukorana n'Imana mugira gutya. Haleluya. Iyo ukorana n'Imana babona abasazi mu rugo rwawe, wowe bigatandukana nuko ubibona, ahubwo ukabona abana bazima mu rugo rwawe. Babona byacitse, ariko ukavuga hari umubyeyi witwa Priska, yarabyaye umwana w'umukobwa. Ejo bundi ari mu bitaro, yampamagaye saa 7:48. Ndavuga ni telefone ni ikibazo tu, ndamwitaba. Arangije kumbi kubera ko bari bamubaze ikintu kiraza kirabyimba kikabyimba, yahamagara abaganga baranga. Noneho arahamagara bati pasiteri, ndagira ngo dusenge. Niko numva uri kurira se? Ngo nubwo ndi kurira ndi kubabara, ariko ntago ndi bupfe. Ngo nubwo bimeze gutya, ariko ndabana umuntu yasaze. Haleluya. Turasenga dushyiraho parineri, bakaza bakabaza wa mugore we ati hoya ntacyo ndi bube mu izina rya Yesu. Umva situation abantu babonaga, we siyo yari ari kugira gute, yari ari kubona. Ngiye gusoreza kuri iri jambo. Iga gukorana n'Imana. Iga gukorana n'iki? N'Imana. Hari umugabo witwa Mahombe, aherutse gushyira ahantu hanze akantu kavuga ngo
iyo ukorana n'Imana, iyo ugize gute korana n'Imana, ugera ku rwego rwo gufata imisumari ukayikuramo isosi. Iyo ukorana n'Imana imisumari ivamo iki? Isosi. Abantu baramufashe ngo ibi bintu ko tutari nahise nandika ku rubuga nti ariko ibi bintu mawamba avuze ko byanditse mu Kinyarwanda muri kubyumva cyangwa tubibasobanurire? Abantu bose ati pastor urakoze, ntago nabyumvishe. Ati uzi imisumari yavamo isosi gute? Umuntu ukorana n'Imana abona ingumba akayibonamo amahanga. Haleluya. Areba umuntu utarabyara akamubonamo ishyanga rikomeye. Areba inyanja akayisomamo inzira. Areba igikuta akakibonamo inzira. Areba kandi yumva amajwi amuca intege, ahubwo akayabonamo inzira imuzamura. Yesu ashimwe. Iga gukorana n'iki? N'Imana. Imana ifite imbaraga, Imana ifite ububasha, Imana iracyihagije, ahubwo ni twebwe dukwiriye kwitegura. Nsoreze kuri iri jambo. Abakorinto ba 2:6 ndi kumva ari aho ngaho. Abakorinto ba 2:6 niho riri. Ubundi dusenga Imana mu izina rya Yesu. Usaba Imana uvuge ngo Mana, ndashaka gukorana nawe, ndashaka gukorana nawe. Abakorinto ba 2:6 dusome mu izina rya Yesu. Abahageze 6:1. Abakorinto ba 2, urwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Abakorinto, haravuze ngo kandi ubwo tugize gute? Ubwo dukorana. Reba hano, kandi ubwo tugize gute? Ndagira ngo ubitekereze, ntabwo ari ubwo tuyikorera, ubwo tugira gute? Dukorana nayo. Ariko urabyumvishe? Ntabwo yavuze ngo kandi ubwo tuyikorera, kandi ubwo dukorana nayo. Turabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana kubupfusha ubusa. Haleluya. Ndashoje. Kandi ubwo dukorana nayo, turabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa. Umva Bibiliya. Haleluya. Ubwo tugize mbariza umuntu kwagiye ngo wabyumvishe? Ubwo dukorana, baravuga irimbi, ngewe ntaryo ndi bubone. Yesu ashimwe. Ubwo ukorana nayo baravuga gupfa utabyaye, ubona ibindi bitandukanye n'ibyo. Haleluya. Ubwo ukorana baravuga urupfu ubona ubuzima, baravuga ikibazo wowe ubona igisubizo, baravuga ngo harahi ariko uvuga ngo harazimya. ahubwo ubwo dukorana, ashaka gutanga urugero rwiza, shaka gutanga urugero rwiza. Iyo ukorana n'Imana ntihagira umuntu uzahana. Iyo ukorana n'iki, ntabwo izagusiga, ntizagutererana, ntizanaguhana. Ibu byumve. Ahubwo iyo ukorana, ubu ngubu nkora njyenyine, nkora
njyenyine, nakarwanye no guterura, ubu ngiye gushyira ku rutugu, sibyo? Nakarwanye no guterura njyenyine kugira ngo nshyire hehe? Ku rutugu. Ariko ubwo dugira gute? Imana ufata uruhande rumwe nayo igahita ifata urundi. Ubwo dukorana nayo, haleluya, ujya ku ruhande rumwe nayo igafata urundi. Niyo mpamvu ibintu byoroha, niyo mpamvu ibintu bigira. Noneho iyo ukorana nayo, haleluya, ntabwo umutwaro kuvuna wenyine, Imana nayo ibireba. Ntabwo ibibazo bikuvuna wenyine, Imana nayo ibibyitegereje. Ubwo dukorana nayo, turabingingira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana kugira gute? Gupfa ubusa. Oya, ubwo dukorana nayo haleluya, ntabwo ari ugukora njyenyine byakuvuna, ariko korana n'Imana, haleluya. Ikintu kigorana ni ukuvuga ngo, reka mbivuge muri iki cyongereza abantu kugira ngo barusheho kubyumva. You are normal, you are human being. Now ugiye gukorana na supernatural power. Abumva icyongereza ibyo bintu murabyumvishe. Uri umuntu usanzwe, uri ikiremwa, ariko ugiye gukorana n'imbaraga zidasanzwe. Niyo mpamvu ugomba kuba careful, ugomba kugira gute? Kwirinda. Ubwo dukorana, ndashaka kwatsindagira ku byo Imana. Niyo mpamvu kenshi na kenshi y'umwuka w'Imana amanutse, usanga abantu kwikontorora biramunanira. Nyine birakunanira kubera iki? Ikintu kikujemo kikurusha imbaraga, kikurusha uburemere, kikurusha ubushobozi. Niyo mpamvu niyo kabaye gatoya biranga, ugasanga umuntu w'umugabo ararize mu biro nkanjye, kandi ngo amashuri ngo arayafite, ariko akagira gute? Akarira, kubera ko ikije gukorana nawe kimurusha imbaraga, kimurusha ubushobozi, kimurusha. Ariko zikubura ikiremwa ugakorana na super imbaraga, haleluya. Ndi kumva nshaka gusenga, tugiye gusenga muri ubu buryo. Yesu ashimwe. Telefone ibike neza, Bibiliya uyirambika ahantu, ubundi uhaguruke. Tugiye kubona ibitangaza, haleluya, kubera ko tugiye gukorana nayo. Ariko mwene da, umbabarire, ntusabe ikintu cya feke kiraho. Vuga ngo Mana ndagira ngo umpe amandazi, uzenya kugurira. Mana umeje ji koko ji. Gukorana n'Imana, haleluya. Imana yavuze ibintu bikomeye aha hantu, ariko ndagira ngo ngutangarize ugiye gukorana nayo. Ugiye gukorana nayo. Hari abantu ndabizi barangije kugera ku rwego rwo kwitegura kwakira. Ugiye kwakira imbaraga z'Imana zigiye kugushoboza gukorana nayo. Ugiye kwakira ihishurirwa rigiye kugushoboza gukorana nayo. Ugiye kwakira ubundi bwenge bugiye gushoboza gukorana nayo. Ugiye kwakira andi mavuta agiye kugushoboza gukorana nayo. Ndongwino hano. Fata umuntu mu biganza gutya. Ndagira ngo nkubwire ngo iyo ni ishusho y'uburyo Imana igiye gukorana nawe.
uburyo ni ishusho Imana igiye kugufata mu biganza nawe ukayifata mu biganza igakorana nawe. Ndagira ngo usengere uwo muntu, ariko nawe wisengera uvuge ngo mwami, izi mbaraga zo gukorana nawe, uburyo bwo gukorana nawe mbwigishijeho mu minota mike, ariko Imana iguhishurire. Utangire usenge, wakire izo mbaraga, usengere n'uwo muntu izo mbaraga zimuze. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mana Nyiringabo, Imana Data wa twese uri mu ijuru, Mana tubonye ko tugomba gukorana nawe, tugomba kuvugana nawe, tugomba kugendana nawe, tugomba kubana nawe muri situwasiyo zose z'ubuzima. Niyo mpamvu nsengeye ndori mu izina rya Yesu. Reka imbaraga zawe zimugaragarire, reka imikorere yawe imwihishurire. Reka totala sayaba opetake dalala dorevo. Reka mwami mwiza, ubuntu bwawe nubwo ari umuntu twabonye ngo nubwo dufite ubwo butunzi tubufite mu inzage zibumba. Ayi data data, turasenze mu izina rya Yesu. Reka umuhe irishurirwa ry'uburyo yakorana nawe. Reka umuhe imbaraga z'uburyo yakorana nawe. Nakorana nawe Satani azamutinya, nakorana nawe abarozi bazamutinya, nakorana nawe amahirwe azaza, nakorana nawe inzugi zizafunguka, nakorana nawe imigisha izaza, nakorana nawe urugo rwe ruzagira umugisha, nakorana nawe bene wabo bazabyungukiramo, nakorana nawe azambara neza, nakorana nawe azarya neza, nakorana nawe azabaho neza, nakorana nawe azaba udasanzwe mu isi y'abasanzwe. Turasenze, haleluya. Turasengera iri torero, turifuza gukorana nawe, turifuza kugendana nawe, turifuza kubana nawe mu buryo butandukanye mu izina rya Yesu. Haleluya. Nakorana nawe uzajya umukiza indwara, nakorana nawe azajya abona ibyo abantu batabona, nakorana nawe azajya yumva ibyo abantu batumva, nakorana nawe bazajya batura urupfu bayatura ubuzima, nakorana nawe. Twatuye imikoranire muri aya materaniro, twatuye imikoranire muri aya materaniro, twatuye imikoranire muri aya materaniro, imikoranire y'abantu nawe, imikoranire y'abantu nawe. Kandi ikindi, Yesu we, udushoboze gukiranuka, udushoboze gukiranuka, kuko ugiye gukora imirimo, kuko ugiye gukora ibitangaza, kuko ugiye gukora ibidasanzwe, kuko ugiye gukora iby'indengakamere, ugiye gukora iby'ububasha bwawe, ugiye gukora iby'imbaraga zawe mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Mana tugusabye umugisha, tugusabye umugisha, tugusabye umugisha, tugusabye umugisha, tugusabye imbaraga, tugusabye ishurirwa, tugusabye ubuntu, dukorane nawe. Urakoze Yesu. Haleluya. Baraka zako nawe na mimi, mapenzi yako yawe na mimi, kwa mkono wako kweli umenibariki, kwa mkono wako kweli umenibariki. Kuko imbaraga z'Imana ziri hano, natuye gukira kw'indwara mu izina rya Yesu. Kuko imbaraga z'Imana ziri hano, akira ubuzima mu izina rya Yesu. Kuko imbaraga z'Imana ziri hano, imivumo wari waravumwe ikurweho mu izina rya Yesu. Kuko imbaraga z'Imana zari ziri hano, karande zigukurweho mu izina rya Yesu. Kuko imbaraga z'Imana zihari, ibitero by'abazimu n'abadayimoni bikurweho mu izina rya Yesu. Akira kubohorwa, ubohoke mu izina rya Yesu. Umuntu ukorera Imana, umuntu udasanzwe, iby'ubwoba bushire, ibyo kurota nabi bikurweho, ibyo kurara urota uryiye muri mu barimbi bikurweho mu izina rya Yesu. Reka dukomere Yesu amashyi menshi. Imana iguha umugisha, ariko iga gukorana. Imana ibaha umugisha.
twongere dushimire Imana, tuyishimire Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma reka twerekeze ibiganza ku mushumba.